muri guverinoma y'u Rwanda hajemo impinduka zitandukanye mu baminisitiri batandukanye. Niba wibuka neza, ejo bundi Perezida Kagame yavuze ku kibazo cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho yavuze ku kibazo cy'umuceri w'abahinzi waheze ku mbuga nk'aho ababishinzwe batabibona. Ubu noneho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom yabiyoborwaga na Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze iri muri 3 zahawe abaminisitiri bashya muri guverinoma y'u Rwanda. Ibi bikaba byabaye nyuma yo kunengwa kurangarana abahinzi b'umuceri wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Nitwa Eric Nshimiyimana muri kumva, naho iyi nibizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi wabikura atari kuri bizazamenya. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuze abaturanyi b'i Burundi, tujya duhuza umuco tugahoza imisozi n'abantu. Nk'abo mu gisagara cya Bujumbura muriko murakoma, Cibitoke muramye murakoma, abo muri Ngozi Yegome namwe turabakunda cyane. Ndagusabye munega amatwi umva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye abatuye isi, ibiri ku isi, haba ibyihishe ndetse n'ibigaragara, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire n'ibinyabuzima, byose tuzabikubwira. Ibyatambutse n'amateka y'isi, ibyaranze isi muri politike ndetse n'ubuzima bwayo, byose bizaca hano kuri bizazamenya. Nibishoboka kandi wicaye wige. Nkuhaye ikaze nawe uje ubu, nawe uje aka kanya. Ndizera ko uje mu muryango mugari wa bizazamenya. Dr Ngabitsinze uyoboraga Minicom kuva tariki ya 30 Nyakanga umwaka wa 2022 yasimbujwe na Prudence Sebahizi, wari umuyobozi ushinzwe imikorere n'ubugenzuzi mu bunyamabanga bw'isoko rusange rya Afrika AfCFTA. Dr Ngabitsinze ari mu Perezida Kagame yanenze ubwo yari amaze kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente hamwe n'iz'abadepite kuwa gatatu tariki ya 14 Kanama umwaka wa 2024. Icyo gihe Perezida Kagame yanenze abayobozi batamenya ibibazo biri mu nshingano zabo, ariko ikirushijeho kuba kibi ngo nuko bimenya ntugire icyo bikoraho, ndetse no kudakorana kw'inzego, aho yatanze urugero ku bahinzi b'umuceri bo muri Rusizi bawejeje bakabura isoko, ababishinzwe barebera. Perezida Kagame ati, narimo nshakisha amakuru kuri interinete, nza kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu batabaza ko abahinzi b'umuceri bareza amatoni n'amatoni, arababarana kuko adafite aho ajya, adafite abayagura. Yakomeje ati, nafashe telefone ndabaza, nsanga wari Minisitiri w'Ubuhinzi arabizi, nsanga uwari Minisitiri w'Ubucuruzi arabizi, nsanga ubutegetsi bw'igihugu ntabizi cyangwa se arabizi, byose biri hagati. Minisitiri w'Intebe wagiyeho nonaha we yari abizi igice. Umukuru w'igihugu ababazwa nuko abaturage nk'abo bahinzi bashoye imbaraga zabo n'amafaranga bigapfa ubusa, nyamara baba bakoze iby'ubuyobozi bubatoza buri munsi. Birakekwa ko umuceri weze i Rusizi muri Bugarama mu kibaya cya Rugarama ugera kuri toni 5,000 wabuze isoko, mu gihe abakawushakiye isoko bita cyane ku muceri winjira mu Rwanda uvuye mu mahanga kuko bafitemo inyungu nyinshi. Kuri uwo munsi kandi Perezida Kagame yanenze abayobozi bishakira icyubahiro cyangwa se VIP, abatumva abaturage bose bitewe na ruswa n'ikene wabo. Yajya kumenya amakuru y'ibibazo bihari akayamenya kuri murandasi aho kuyabwirwa n'inzego zibishinzwe zitandukanye mu nzego za leta.
Perezida Kagame avuga ko manda y'imyaka 5 ya guverinoma hamwe n'iy'abadepite yatangiye mu mwaka wa 2024 izaba iyo gukora cyane hagakemurwa ibibazo biri mu baturage. Ikindi kandi benshi mu basesenguzi mu bya politike bavuga ko ibijyanye n'umuceri ari byo byatumye bamwe mu bayobozi batabona indi manda, harimo n'uyu Ngabitsinze Jean Chrysostome. Wakibaza uti ese uyu minisitiri Jean Chrysostome Ngabitsinze ni muntu ki, ateye ate, yavutse ryari? Uko byibaza ngiye kugusubiza, gusa ndacyari Nshimiyimana. Jean Chrysostome Ngabitsinze yavutse ku ya 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1977. Nuko yishaka rikiri mentale cyangwa se mashini yawe uraza gusanga imyaka abaze. Ushobora gufata umwaka wa 2024 bakuramo umwaka wa 1977, imyaka wayibonye. Ni umunyarwanda akaba n'umunyapolitike wari muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuva mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2022. Gusa mbere yuko ajya kuba minisitiri ushinzwe ubucuruzi n'inganda, yahoze ari minisitiri ushinzwe ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi muri Minagri kuva mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 3. Ikindi wamenya cyiyongere kuri uyu nuko uyu Jean Chrysostome ari umwanditsi cyangwa se umunyamabanga w'ishyaka rishinzwe imibereho myiza y'abaturage ari ryo Social Democratic Party PSD kuva mu mwaka wa 2015. Uyu kandi nubwo n'ubundi yari umutegetsi cyangwa se minisitiri, yarize kuko Chrysostome afite PhD mu by'umutungo w'ubuhinzi Agriculture Economics yakuye muri kaminuza ya University Milan muri Italy. Uyu kandi ni umugabo wari ukomeye cyane kuko afite profesa mu by'umutungo w'ubuhinzi Agriculture Economics muri kaminuza nkuru y'u Rwanda University of Rwanda kuva mu mwaka wa 2009. Twabibabwiye ko Jean Chrysostome yavutse ku ya 23 mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1977. Yavukiye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Reka ndamutse abari za Kinazi, Rusatira, Butare, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe, Nyanza, Ruhango, Muhanga, abatureye kandi umugizi wa Nyabarongo, yaba imbere cyangwa se inyuma cyangwa se hakuno no hakujya. Abantu kandi bari za Ruyenzi, mwese ndabifuriza ibyiza n'iterambere. Uyu kandi yasoje amashuri ye mu mashuri yisumbuye muri Aperugunga mu mujyi wa Kigali, ubwo nicyo bitwita high school level. Kuva mu mwaka wa 2018 Jean Chrysostome yabaye umukandida kuba umwe mu mutwe w'abadepite bavugira rubanda mu Rwanda nk'uri muri PSD, maze icyo gihe yabaye umukuru w'ako kanama k'abadepite ba rubanda bashinzwe kurengera inyungu za rubanda ari bo baturage, nicyo twita Public Account Committee cyangwa se PACA, aho iyo komite yari ishinzwe kwakira no kugenzura raporo z'imishinga ya leta. Gusa Jean Chrysostome yaje kuyivamo mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 3 igihe yatorewe kujya muri guverinoma y'u Rwanda, maze mu kwezi kwa 3 ku ya 9 mu mwaka wa 2020 Jean Chrysostome yagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame kujya muri guverinoma y'u Rwanda nka minisitiri muri leta ushinzwe ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi Minagri. Mu mwaka wa 2016 kandi Jean Chrysostome yari mu kanama gashinzwe ubuhinzi n'ubworozi, nyuma aza kuba chairperson muri National Agriculture Export Development Board cyangwa se NAEB mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Ibyo nkaho byakabaye kandi maze mu mwaka umwe wa 2016 yatorewe kuba chairperson mu nama nkuru y'akarere ka Huye cyangwa se hitwa kita nka njyanama. Ikindi wamenya kandi gitangaje kuri uyu mugabo utabashije gusubira muri guverinoma y'u Rwanda yamaze gutorerwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ntabwo akiri Minisita Jean Chrysostome kuko akunda kandi umwanya w'ikiruhuko cyangwa se icyo twita free time, aba yikinira umukino wa karate. Mwabyumvise neza, akunda gukina karate kandi kubikunda kwe
nuko yaherereye kare mu myaka ye akiri muto akunda umukino wa karate. Benshi baba bafite ibyo bakunda, ibyo bisangamo, ibyo bubaha n'ibyo bazi neza. Uyu Jean Chrysostome we yizeye karate, kimwe kandi n'abandi batabashije kujya muri guverinoma y'u Rwanda nshya yatorewe, ariko itari nshya cyane, kuko uyu kimwe n'abandi babiri nibo batabashije gusubira muri iyi guverinoma cyangwa se muri aba minisitiri bagiye mu nshingano zo kuyobora leta y'u Rwanda. Ibyo bazajyamo, ibyo bazajya gukora byaba ibya leta y'u Rwanda cyangwa se ibijyana na guverinoma y'u Rwanda, byaba ibyo bazikorera cyangwa se imirimo yabo y'amaboko bazajyamo bikorera. Reka tubifurize ishya n'ihirwe. Uyu mwaka cyangwa se iyi manda niyo gukora cyane, nibyo Perezida Paul Kagame yatangaje igihe yakiraga indahiro za Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ndetse n'abadepite batandukanye. Leta y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose twifurije ishya n'ihirwe abayobozi batowe. Njyewe nitwa Nshimiyimana Eric, ndabashimiye, nta yindi nteguza naho ubutaha. Komeza ukore subscribe kuri Bizazamenya, wumve kandi udutere inkunga.